rwagihuta ni igikoko kinini ariko ngo ntago kiryana. Mani iyo ndirimbo ni n'ubwa mbere n'ukuri nyumvishe sisikabo. Tuvugisha kuri ndirimbo ntayizi. N'ukuri kw'Imana. Ayiswe. Ngo ngiyo ukirebye ngo ubona gifite ubwuzu. Uba wumva wifuza muri wowe umugabo umeze gute? Sha muntu nkunda birabaye to. Agukunda gusa. Niyo yaba ari umukarani twayashakana. Ntago uri muri ba bakobwa bajya bavuga ngo ngiye sinakundana n'uyu muhungu umeze gutya na gutya. Uzo mukobwa igihe merukira kumwumva uyu munsi. Asante cyane, reka tubasuhuze abakurikiye Wisdom TV Rwanda. Uyu munsi ni umunsi mwiza w'umugisha, turi kumwe n'icyana cy'ikizungereza. Reka tugusuhuze ubasha gukurikirana Wisdom TV Rwanda waba uri hanze cyangwa uri mu Rwanda, intara enye ndetse n'umujyi wa Kigali bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka tubasuhuze tubabwire ngo mwahisemo kuba abanyamuryango ba Wisdom TV Rwanda mudukurikira umunsi ku munsi. Bibutse yuko abantu batarakora subscribe mugene mukane kuri akazogera kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi, tukomeze tubahereze ibyiza mwahisemo kureba. Mu byiza mwahisemo rero hari n'ibi bitwicaye imbere. Salam. Salam. Nimeze neza? Ni wanene. Yo mikoro yigize ariko se ubu ni gutyo ugiye ifata kwere? Inesha umutwe. Nabo musanzwe no kuyifata. Ni gutya nayifashe. Uyifata icuritse cyangwa ireba hejuru? Man, si microphone ni gutya nyifashe. Okay. Nanze yuko hari umunsi ugiresha hasi. Okay, sawa, bimeze bite? Ni sawa bro. Bimeze neza? Ibintu n'amahoro. N'amahoro. Ndabona umeze neza kabisa. Ndashima Imana. Gastire kameze neza cyane. Merci beaucoup. Umwana ni chance cyiti ndakurayi. Abo yuko ngo nguramata nguri chance cyiti. Cya kivuguto cyiti. Meze bite muzima? Ndashima Imana. Atangira wibwira abakurikiye Wisdom? Ya abakunzi ba Wisdom TV nitwa Frega. Ziwaye. Ngo witwa? Nitwa Frega. Uyu munsi nyine nifuje kubana n'abakunzi ba Wisdom TV show. By'umwihariko aba turi kumwe hano n'abandi muri rusange. Frega ni muntu ki? Frega ni umukobwa, ni umunyarwandakazi. Ubayeho mu buryo bwa gikomanda. Mbayeho ndi umukomanda. Ubayeho mu buryo bwa gikomanda. Ubayeho mu buryo bwo kwipapa ukima. Oya mfite ababyeyi ariko aragerageza kwima. Ubwo aho ugerageza kwima ni nkahe? Hari serivisi ababyeyi batagukorera? Oya, sinzi barazinkorera tu. Zose barazinkorera. Zose. Serivisi zose umuntu akenera mu buzima barazikora. Cyane. Nkeka kwa kuri nyine uvuga ati bambona wenda buri munsi ngenda. Utuntu nk'utugaba. Bagiye gukemurira utundi ahandi, bagiye kudukemuza. Oya? Erega hari utundi ukemuza, ntabwo umubyeyi yagushakira akazi wakishakira. Njye ababyeyi banje ntabwo bari kuri urwo rwego kuko ntabwo banshakira akazi, ahubwo nyine ibyo nkora bitandukanye n'ibyo banshakira. Kereka wenda mvuye muri firidi ndimo nkajya mu bindi. Frega ni muntu ki, yakora iki, abaye hate, tunzwe n'iki? Umufotogarafe kazi. Ariko mana we. Cyokora mwaje gutwimiza akazi nta kindi. Kubera sishaka twanakabuze. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo iyo ugiye gufotora ugenda wambaye gute gutyo? Oya. Cyane imyenda y'akazi. Nyine urumva bafite imyenda y'akazi. Rwose koko. Nabaye kaboyi. Ukagenda ugaseka. Oya mba ndi seriye. Utahana abakiriya bangahe? Benshi nababwira ngo bayitsekere gusa. Shareka kugwiza ukuri. Ubu se ugifotora igitsina gore? Yego. Mugahuza? Cyane. Gifotora abahungu? Nabo cyane. Iyo wagiye nko mu kazi utahana nka nimero zingahe z'abantu bazaguha akazi? Kubera iki? Nyenda kubaza abantu bishimiye serivisi zawe bashaka kuzaguha akazi. Cyane benshi. Benshi nka bangahe nyine? Biterwa naho ndi.
cyokora nyine bakaguha nimero musoje akazi cyabaze kubagaze azimera kuri teri baziguhera kuri teri bakakubwira ngo turashaka ko uzadukorera akazi. mfite wenda umuburaza wanjye ufite ubukwe nshaka ariwe uzadukorera. Indi ubakorera njyewe niwe uzabakorera ubukwe photographe. Okay wowe ari wowe bafotora se? Yego. Nyine ngiye ikintu nakwibarije iyo wagiye nko mu kazi ka photographe wagiye muri wedding event cyangwa se any other event sibyo ni nk'abantu bangaye baba interested y'akazi kawe bakavuga ati duhe nimero tuzagukoresha. Shani benshi. Muri abo benshi se nibura hari abakaguhayemo? Abenshi banyandikira abana leta. Ubwo rero photographe yireke. Oya hari n'abamakazi urumva ariko nyine nkuko nyine bitabura ko ndi umukobwa hari n'abo bashaka nyine just kuba bazifite to niko navuga bagatunga nimero yawe banza nibirange aribo bakakuvugisha ati uri mwiza useka neza nabyo bajya ako seka neza by the way. Merci ko bivuze urakaye ko bivuze urakaye gira ngo useka neza baseka gutoya maze nujya guseka useka ureba hara muri kamera nyine umuntu useka neza baseka gute seka turebe genere nseka we avuga kamwe ariko mana yanjye none se ureka ngiye nkwibariza ikibazo nk'umukiriya yakwandikiye yaragwaye nimero nk'uko ukabona azanye utuntu two kubanza nyine kubaza n'iki ubyitwaramo gute? cyane arabimenyereye tu mbasha kubikontorora. hari umuntu wari ugiye kuguteretera gutinya ngo azi ko turi abasheri mu kazi aho duherukana nakwiciye isoko umva wakintu wese kutabaye nimero iryo nararigurikije kubiko yarambwiye ngo karakana ko gaseka neza n'iki ni ati ntago wazana n'umuntu mudakundana mu kazi ati kuva mwazanye mu kazi nyine murakundana ubwo nyine waramombeje ariko nyine nyuma nza kumbwira nshabure na singo yego ariko ikibazo kukubona se byamubaza icyuya ndakurahe ko ngiye mbonekara uraboneka ntago ndi mboneka rimwe mani ndaboneka uraboneka uboneka nkahe ahangaha umbonye to ayo maso ye nyine agaragare neza niko Frega ufite umukunzi? Oya uri single? habuze iki? uraroga? Oya ntago igihe kiragera nihaye imyaka nihaye imyaka wihaye imyaka? imyaka yehe? ngiye gutwa mvuga ati nyine mfite umukunzi. ubu nta mugabo ariko hano hanahuye n'umuboyfriend none bibazo niba wagiye kuri tero ugahurirayo nawe ubu se tere zose ujya uhura n'abangahe? biterwa ariko nanjye niwe wa mbere yewe nde? umuboyfriend niwe wa mbere abandi bakaza bakora iki? oya hari abandi suzi wigeze gukunda naho se? oya nta muntu n'umwe murajya mu rukundo ngo mukundane? oya hari uwo mwagiyemo birapfa oya wihisha ariko abanyarwanda mukunzi no kuri negative narabivuze ko nta mukunzi. uyu mwana ni mwiza ni abafana ba data nta mungu ufite bumva ko bagiye kunywa zawe none se ikibazo ko uriya kureba ari kumwe n'umuntu none ukaba wabaye interested ntureba ka ako n'umuntu we yabivuze ariko no kugira babiri nta kibazo adutunze turi babiri se hari ikibazo no kuba uruwajya begase none se Frega uyu munsi wa none uramutse udetinganye n'umugabo cyangwa n'umusore ukisanga bikaba ngombwa yuko mubana ariko afite undi mugore yakunda? Nese uwo mugabo abaye anyemurira ibyo nshaka byose ikibazo cyawe kiri ibyo ushaka byose ni nk'ibigo yita ku rugo rwanjye nubwo afite urwo rugo sibyo anyitaho nyine nk'umugore rwa rugo rw'ibanze rwakemutse ndi kubona ntaburara amazi ase ubundi umugore araburara kwerekeza kuburara mu nda cyane bamuswa uburara hose
niko uburara we hose nyine ndi kuvuga kwicwa n'inzara muri make uba mu nzu nziza se agukorera buri kimwe ikibazo cyawe kiriya ashaka agira icumi abaye aguhahira se akigendera gusa ariko nyine mba mu nzu nziza mbayeho neza wanariye ariko we ntumubone nta kibazo nuko ye wamaraho igihe kingana iki siko naba naragiye kubaka yereka nkubwize ukuri yereka nkubwize ukuri niyo yagukorera ibintu bya mirenge cya gikorwa kitabayeho mu gitondo cya kare wabyuka uzinga utwawe oya ngenda cyariraga moto ibyo ntabwo ndabimenye ngende icyo mba ntekereza nyine umugabo ibaza abakobwa bose ari bato nkawe uzamereza ibaza abakobwa bose mungana bawe ari bato nkawe simbizi ariko nyine njyewe niko mba ntekereza uri muto twandi mutoya ndi kuvuga nyine ko ibyo narabigera icyo mba ntekereza nyine kuri iyi saha umugabo nkorera buri kimwe deja niyo namubona cyane niyo yagukeyaringa ibindi akigendera it's okay sha ibyo bizahinduka nta kibazo mu myaka iri imbere ariko ubu nikomeze ibyo ngibyo bizahinduka simbizi wigeze kumva ikiganiro cya Miki yavuze gute nshakora byinshi ntabwo nakiruzi yaravuze ngo abagabo cyangwa abasore cyangwa aba boyfriend mukundana nabo twebwe nk'abakobwa tugerageza kunyura ibyifuzo by'imitima yanyu ariko ntaho muba mwageze icyo kintu wabashije kugisobanukirwa narabyumvisha ariko sinasobanukirwa ni ku rwego rwa Miki ntabwo urasobanukirwa ntabwo rurajya yego koko ntabwo urasobanukirwa nuko ntabwo nasobanukiwe ibyo yashatse kuvuga kuko nanacyumvisha amahosho kerega uba wumva wifuza muri wowe umugabo umeze gute umuntu nkunda birabaye tu agukunda gusa niyo yaba ari umukarani twayashakana ntabwo uri muri ba bakobwa bajya bavuga ngo njye sinakundana n'uyu muhungu umeze gutya na gutya njye ntabwo nyine ndebera kuvuga ngo ku isura ku mufuka no buriya rukundo nibwo rwa mbere rega ibintu byose birubakwa uzi uwo mukobwa igihe mperukira kumwumva uyu munsi yobe 1930 ntabwo wari uriho yego mperuka kumwumva rero ngendo wa kabiri niwe wa kabiri ugira urukundo muri wowe usibye gukundana wenda ugira urukundo kumva umuntu aramutse aguhaye umwanya mugakundana nawe wawumuhereza namukunda yewe niyo fagitire nayishyura n'inzu n'ibiti ariko ariko agukunda kuko hari umuntu ugukunda ajagaraye wabwirwa n'icyo umuntu ugukunda nyakuri biragaragara tu umuntu ugukunda ntabwo yihishira reka n'umuntu utagukunda kandi uguca inyuma nawe aba agaragara umuntu utagukunda aguca inyuma umuntu utagukunda uguca inyuma cyangwa se wenda agukunda wenda n'urugero kubwira ari rumva yumva cyangwa se ashaka nko kukugumana n'urugero akora ibishoboka byose ariko byo ntabwo ari urukundo ese wabasha kumenya umuntu ugukunda kubwira ari no gukunda by'ukuri sinigeze niga filosofi ariko nagerageza akora umukobwa rego ugomba kuba ubizi nyine ntabwo ndageze igihe cyo kubona umukunzi munshakira ahubwo umukunzi urane kuri Wisdom TV show nimubona nzabwira ko yankunda cyangwa se mbabwira ati nubwo nahisemo uyu ni benshi banerese ndabyanga kuko nabonaga nta gahunda ihari Frega muri criterias zawe nk'umukobwa w'umwari uba wumva uramutse ugiye gukunda usibye kuvuga ngo wakunda umuntu ugukunda ni izihe criteria byanga bikunda nta muntu utagira amahitamo sibyo kavuga uti ngiye umuntu ngomba gushakana nawe ngomba kubakana urugo nawe agomba kuba yujuje ibi bikurikira minus y'urukundo yego njye suko tumba numva nyine kuba nkunda bibaye rega kuko ntabwo ndagera igihe cyo kuba yatingiye kubaka kandi ntabwo wakubaka utarakundana yego waba ugiye kubakisha ikisi yesu uracyafite urukundo yego we ayiwewe ese we mwariye ariko ibintu wavuga ntushobora kubivugishwa nuko utararya numara kurya ntabwo biri bugaruke simbizi ariko ariko ngende seriye uri seriye ubu abahungu bakureba baze bitwaje urukundo cya urukundo ndarufite
kandi n'uje kubera ibintu nawe aza afite ibihagije none se ngiye ko ndufite ndashakisha urukunda oya naragufite iyo ndebye gutya iyo ndebye gutya uba ubona nta n'iki n'iki nta kirimo Frega ibintu bya photography bikorera he akenshi mbikorera mu rugo iwanyu iwacu n'abakiriya niho bagusanga basanga kuri teri cyangwa se nka ba location mu mujyi cyangwa se ariko nk'umukiriya aguhamagaye ati ndi iwanjye aha n'aha ndi hoteli iyi n'iyi ngwino hansange dupatana akazi wagenda nta kibazo rega akazi ni akazi okay wamusanga ubu rero ngiye kujya ntangira kukurangira akazi hari ikibazo se baba bari mu rugo baba batari mu rugo icyo matara ni akazi reka nkurangire kuri Great Apartment Remera ku cya Mitsingi haba hariyo abantu bagiye gukorerayo amanama ujya ujyayo ujya ujyayo kwiyakirirayo yego bagira ibintu byiza cyane ndabizi byatari nta kintu wabwira abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda kuri ahantu bagira ibintu byinshi biryoha kandi biri karite nicyo nakundiye cyane cyane nk'inkoko yaho noneho mana yanjye ubwa mbere nari ndi inkoko iryoshye uragaca se ndagaca njye n'inkoko rwara izajya ndi umushwi ukunda inkoko cyangwa ndi igi ubu ni ukubanga ikiyobyabwenge cyose aho cyaturuka mu nkoko oya nabyifuza ariko ubanza ni naho cyaturuka ikiyobyabwenge cyose cyaza gitera Frega cyaturuka mu nkoko niyo ya mbere ese ubundi amazina yawe nyakuri atari Frega ni ayahe Kabera Janet Kabera Janet Kabera Janet kazina ka Kabera ni keza izina Kabera uri komorahe ku babyeyi oya ni iryanjye bwite ninde wari kwiza mu rugo nta muntu n'umwe iwanyu witwa gutyo oya Kabera Janet ni meza cyane gaseka neza nka Kabera Kabera gaseka neza iyo nk'iyo ugiye gusohoka ukunda kuba wambaye gute kuba nambaye outfit ibereye nk'umukobwa nambaye nk'umukobwa umwarikazi okay mu minsi ishize humvikanye inkuru ya Heineken warayumvishe narayumvishe warabibonye hari video wabonye narayumvishe nta video wabonye oya sha warayibonye nabonye warayibonye biri trend nukuri ndimo ndakureba mu maso nkabona warayibonye ntabwo nayibonye ubusa ko nayibonye amashusho nsinziriye ubwo narayibonye uzi ko hari wayibonye usinziriye nese ubundi wayibona mu mwijima ese uyibona nka kangahe nibura nko ku munsi cyangwa mu cyumweru ntago nzi njye navuze inshuro uyibona naze njye mvuze Heineken kandi none se kwambajije video nkabona kugiye ko nayibonye hajya twavugaga video ntago nabyibukaga nawe nta dini usigira usengera arya usengera yewe sengera mu marokore oya abarakore baye genda kijijwe nagiye mu mazi gusengera mu barakore ba Great rero tuhafatira icyo kunywa icyo kurya icyo mbonye cyo nuko ari gusengera oya mfite itorero cyane umukristo cyane kuririmba muri korali ya umuyoboke jewe w'itorero urumva ako rya Great ariko aho nsengera hambere oya umushaha wanjye freka ngubwiza ukuri buriya Great igira itorero nanjye rega nkunda kwasengera none se Frega byanga bikunda video cyangwa se amakuru agendanye na Heineken wayumvishe sibyo iriya n'imyitwarire ki ku mwana w'umukobwa warayishimye oya bamwe ubu ngo bajyanywe muri rehab agiye ko mu bigo ngororamuco umwana w'umukobwa ukabona agezweho n'ibintu nka biriya cyokora wenda biri amahire wowe ntago birakugeraho ntibizanakugereho rwose amen watuyeho iki Haleluya ubu ngubu twageze mu gihe cy'ubuhanuzi ariko byanga bikunda hari ishusho cyangwa isura byakweretse nk'umwana w'umukobwa sibyo biri ubifata gute cyangwa ni ikihe gitekerezo bitanga icyo navuga nyine biriya ni ibintu bidakwiye ku mwana w'umukobwa
ega buriya niyo kwa kundi bavuga ati wenda yabaye kirara yananiranye ntabwo wananiranira muri Heineken ntabwo wananiranira muri Heineken ubuse ko ababyeyi batubwira ngo wenda urananiye ngo bazagutera inda uze Heineken noneho yo ese ubundi ngereka nibariza ahajya Heineken haba habuze iki icyo ndi kwibaza nyine niba muri kuba ntabwo birabikwiye yega ni no gutesha agaciro abasore bacu kandi dufite abasore beza mufite abasore none izi ikibazo muri rasaga ko harimo n'abahungu barimo ariko ntabwo bari muri video ariko anyway n'ubundi kiragiye content yari Heineken n'ubundi bariya na bose impamya yuko izo Heineken bazikoreshaga mu buryo bw'uko babuze ababibakemurira ahubwo babikoze mu buryo bwo gufata no gusakaza amashusho y'urukozasoni mu nyungu zabo bwite bari bafite platform nta rubuga nawe urajyamo rw'abakobwa uba mu rw'abahungu ubarizwa mbarizwa ku telefone yanjye njyenyine n'ibikorwa byanjye byonyine na platform ngira mbarizwa hose ngiye kuvuga ahantu uba hahani ndakwisa niyo mpavuga ari guhita ni harambarizwa iwacu handi ugenda ugira gutya cyiza nuko batarimo kundeba kuri kamera aho nyumvira mu kamera barera rero sinzi ikibazo ajya agira we cameraman oya nshyizeho none zo ko bajya batwita kamera bajya bava muri ba kamera nyashi ese buriya mu burebure upima nka metero zingahe sinabonye ni nka metero 2 to haguruka turebe taye kubanci niki haguruka turebe oya nta kibazo be free man ndabizi nta kibazo gusa ariko metero yanjye haguruka nkubwire we haguruka nkubwire kuri kamera nyine we haguruka ntarebe maguruke just ese haguruka ziko oya hagarara neza oya niba mbabwiye ko none turafata close up we haguruka uhagarara neza we okay hindukira nkubwire murakoze ubonye mpima zingahe bonye mpima nka metero 2 n'igice harya umuntu muremure mukagabita ngiki umuntu umukaga muremure bamwita ngiki umuremure buriya abaresha ate oya nta kari kasongoye umuremure buriya abaresha ate nyine ndavuze bamwita ngiki ntago mbizi okay wowe urabizi oya umukobwa muremure utaha nzazana nzovu muhagararane ndebe ubwo se uragira nsubirize kuri utaha nzakuzarana nzovu ariko twicaye oya muhagaze nzovu yaravuze ngo umukobwa niyo yaba areshya gute ntago yamusumba oya kumusumba birashoboka ngo ariko iyo bageze ahandi hantu barareshya ibyo bintu urabyemera hehe mu gitanda bibaho se nese yamusumba kandi amusumba mu gitanda nta muntu ujya usumba undi cyane cyane ku mukobwa n'umuhungu hapi ubwo se kaba kameze nk'akana ko kakwahagiza ntiyavuze yuko ababomora ntabwo mbizi ntabwo ikiganiro nakibonye ntabwo icyo kiganiro wakibonye mwari muri ariko nifatiye ku gahanga ariko uri umukobwa mwiza by the way murakoze cyane turakoze mu nkoreresha ya kuri Wisdom TV show mu kirere utunimero umuhungu uri tayari ariko nyine kandi twe ntago turi abahungu oya sinabivuze ndi kwivugira Wisdom TV show ese ubu nta nama wangira ubona ntashaje ibyawe ntago mbizi cyokora mba mbona njye nawe tungana mu buhe buryo imyaka byashoboka nanjye ndacyari muto ntabwo nabihakanye wabona nakuruta uranduta ni ukuri ndacyari umwana cyokora abantu bakurikiye Wisdom TV Rwanda bambabarire baze kutubwira uyu mukobwa aseka neza cyangwa ntagaseka neza yego
ahubwo uyu mukobwa muramubonera umusore cyangwa ntabwo aze none ahubwo wongera ngo unamubonye wamukwa niwe wamwikwera njye ikibazo si inkwano ikibazo ni umugabo wabuze kuba gusa umugabo ahari ka Austin yabuze ati njye tariki uko ndayifite byose biriseriye ariko icyo mbura ni umukobwa tuzahurire wowe icyo ubura ni umukobwa njye ndabura umusore wowe icyo ubura ni umusore ese uri seriye mani Igo mani riseriye none se mu basore bakwicaye imbere hano ntago naje guhitamo muri mwe ari uri kuri kamera ndashaka bakuristo bafana bayo ariko cameraman mupfiki ngo musabye ntiyaguha ngeze namuha niyo mari mfite mari niyo mari uyihagazeho tuve kuri ibyo ngibyo tuve kuri ibyo ubu reka manze ngiye nkwibariza ikibazo uramutse ukundanye n'umusore siko yibanze kugukunda nyine reka manze nkubaze uramutse uhagaze noneho ngo uhagaze ayimini uramutse ukundanye n'umusore iyo mari yawe pe uyihagazeho kandi arakundana ntabwo turakundana uwo musore okay Frega none se turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko byanga bikunda hari indi mpano ushobora kuba wifitemo itari yo gufotora uba wumva usibye gufotora wakora iki kintu asetsa abantu ariko baseka tu baseka hari abadaseka yego kumbasikisha nyine nawe ndakubaza hari abadaseka mani hari umuntu niyo wamubwira ati bimeze bityo agomba kureba gutya ukibaza uyu muntu njye none baza ubaye uri mwiza cyangwa umwiza nkawe ntaseke kubera ikizi byaba bisa biti byaba bishemo anyway reka nkwibutsa yuko turafotora twitwa Fred Images yego ujya wifotoza gake minus yo gufotora abandi wowe ujya wifotoza semana ifoto nagoye kutazinyishyuriye kwanza ngenze nkwishyurize mu kiganiro reka rero twumvikane zafotoza imaye nazisabye yaravuze nari dumbukije nari kuzisaba nkishyura avuze ngo nari kubwira ati umva ndashaka uyu mubare runaka nangaye nese umufotogarafe cyakora niba ari kuyifotora n'utanzagwa n'abakiriya oya buretse manze nkubaza umuntu uri kuri video akahita na pozingira ifoto kandi ngubwo arimo arafata video buriya video z'abageni zaje zimeze neza byatari sindazibona ariko nari ndi kuzibona wabonaga video wafashe ari nziza kandi uri muri ifotoza ibaze kuba cameraman aciye ugahita ugahita uhindukira urebayo noneho n'amaso wayigize ukuntu mani njyewe marandiseriye kwifata amerwe ze yapfusha ubusa uri seriye mu biki nyine iyo mbonye ifoto inyibunzaho tu mba ndi kuri kamera ariko nyine mba nafashe na postere uhita wifotoza ni ikihe kintu mu buzima bwawe ujya uzirikana mu buzima bwawe cyakubayeho ukavuga uti iki kintu ni memore yanjye mu buzima ubwo kijyanye n'iki wireba cyane hariya biriya byihorera oya ntabwo ari mbona umukobwa waberana n'umusore ukareba icyo kijyanye n'iki mu buzima hari itariki ijya iba like nka memore ku buzima bwawe cyane ni iyihe byagenze bite icyo gihe se icyo gihe ko nakunda kwivugana byagenze bite ikintu kizerega ntago icyiza n'ikibi byanga bikunda hari ikintu cyiza uba warahuye nacyo ukumva ni memore yawe kabisa hari n'ikintu kibi kiba cyarakubayeho wenda ikiba ukihorera utubwire icyiza cyakora n'ababeshye ikintu najya nibagirwa hari umunsi nyine nagiye kwiga yego mani ngenda nazi ngo ngiye kwiga ku kiye kigo gusa nyine njyanye n'ababyeyi tu ngize iyo nsanga ni mu bamansera bro singo bava muri mix ukajya muri singo
none se kutari warakundanyeho kuki wowe wumva udashaka ikigo kiri singo? Oya, si ukuba ntabwo nacyangaga gusa nyine nari narabyishyizemo mvuga sinakwiga muri singo tu. Sheri ngeze bamereza igishati. Abyuka twari turi muri sale nyine turi abana benshi bari kuduha uniform. Bameza igishati, bameza ikijipo kigera kuri fengi. Nanga kubyambara ndicara ndarira mbwira mami ngo ntabyo ndi bwambara urana. Ntabwo ndi kwike. Kandi abantu barahenda. None se mu by'ukuri impamvu yari itumye utacyambara niye? Mani simbizi gusa nabonaga ari nk'ikigutiya tu cy'abakecuru. Kuko nyine ni ikijipo na nubwo ubundi agifite. Amaso yawe yihanganiye kuba hatareba abasore? Abasore sugira ngo hari ibishya kubara no kutabareba ncyari kinunguye n'ukuntu ngiye mu amansera. Urumva barabikoze ngena nazi ngo ngiye kwiga he nazi ngo bimeze bitya nyine byo ndi byavuga ati ni wenda nitumbwira gutya no kubyanga cyangwa se bakumva nta kibazo. Nanjye nishimiye kujya kwiga aho ngiye kwiga kuko ngeze nsani mu amansera. Cyaye muri sinjya nyibagirwa tundi muri sale nanze kwambara uniform. Uyu munsi wabasha gukina filime? Wayikina? Umwacteur rimwe na rimwe. Umwacteur mwiza. Uba wumva ari nk'akahe gace wakwakitinga neza? Nese ko nari gukina. Wari wakinaho filime? Ngiye buriya mba numva nyine ndi nk'umugome aribwo nakina neza. Kinyiri umugome? Udaseka? Ubuse we wakwihangana umunota utaraseka? Cyane. Dore abasegonda arakunaniye. Ubuze icyo bari ikizamini cyawe. Ubungu okay ikingi cyawe ari ikizamini cyawe cyagutsinze. Oya. Geragarago ndaguseka cyane. Terwa nawe turi kumwe ariko nyine ndi gukina. Ro murakare muri make. Niba abantu bose barakara nkawe isi yagira amahoro. Nk'intare y'ingore nanjye ubwo nandi ntare y'ingore subwo. Washobora gukina nk'intare y'ingore? Yego. Mu masegonda 3 twakitingire nk'umukinnyi wa filime. Oya ntago ndi gukina. Nanjye ndabigusabye mu masegonda 3. Oya se cyangwa gukina ahubwo mwebwe muzategure tuze gukina. Abantu bakeneye abakinyi barimo muri casting baguhitemo. Bamitemo sisi none utabasha no kwakitinga amasegonda 3 subwo baragukinisha ibyo. Reka no gusikinisha gusa. Nibanza bamitemo ngera kuri iyo seti binanire nageze. Reka niba gukinisha guseka byo wabikora. Nse nabaho abantu uze gukina useka man. Oya. Munyemerere dusoze. Uriya muhungu arimo arakubwira ngo televiziyo urayizi? Ni televiziyo yacu. Frega TV show. Miringa TV show. Neze ko mutanayizi noneho. Hari Miringa TV show, hari na Frega TV show. Ifatanyije na Wisdom TV show. Abafatanya bikora. Ko nta kontara mwampaye. Rwanda. TV show Wisdom TV Rwanda. Ko nta kontara mwampaye. Shari gutegurwa buri yize kuri manager mwegere. Amafaranga yanyashobora kuba yamvugira. Reka amafaranga yashobora kuba yamvugiramo. Ndi ahubwo ndi kumva akantu ka murumuna katazigera kabona ubona amafaranga yacu. Anyway, abantu bagende barebe Imiringa TV, bakore subscribe, bayikurikire. Abandi bagende niba bari bwicemo ibice. Abandi bagende baje kuri Frega. Bagende baje kuri Frega TV show. Babakurikirane. Abandi baje kuri Instagram bandikemo Fred Images Photography. Babakurikirane. Abandi baze kuri Great barya ibiryo byabo kuko ntago babiteka ngo babyirire. Urumva? Ya mafiriti n'inkoko bajya babona yakamwana yikaragamo. Je nzakuzana usangire na yakamwana. Aya. Kubera iki se? Iyo content ya yaka. Ubona yaka atagutereta bigacamo. Nse turi mu byo gutetana ko turi mu byo yakamwana n'umugabo. Mani yakamwana rye cyane kandi nanjye ndari. Reka nago yakamwana rye ahubwo kereka baguhe nyamabondo. Baguhereze nyamabondo. Nako ngo ubuyitwa Foribondo. Nese kandi ndizina. Ngo nago cyitwa nyamabondo yitwa Foribondo. Ejo twakoranye ikiganiro arimo kurya avoka n'amandazi n'imineke. I can't. Kubera iki? Ntago wajya avoka n'imineke n'amandazi.
byose byaterwa n'uburyo ndi kubirya byose bivanze nakunywa aho hafi aho mbanje utuneke nkarya akavoka iryo rindazi rikaze nyuma irindazi urarikunda njye ntabiryo nanjye umukunzi wabyo uri umukunzi wabyo ni ukuvuga ngo ibindi byarakunaniye wabaye umukunzi we biryo oya gusa nyine muri rusange anyway reka tugushimire dushimire n'abantu bakurikirana umunsi ku munsi ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda cyane cyane aba diaspora muri abantu b'agaciro diaspora nanjye mani mujye mumvugisha nari biryanje uri tayari nshyiraho nimero yawe hasi ara ku kiganiro mu diaspora uri tayari agutema ako ufite ubwene gihugu buri umara nk'iminota ingahe iki yo kunama iminota ndamuha konti yanjye ahubwo bimara iminota ingahe kugira ngo kuri konti yanjye ageze iki iyo gutayemo mumara iminota ingahe indese mu diaspora nta mu diaspora njye uramushaka uri tayari wowe se urashoboye iki ubushobozi bw'iki bwo gushobora kandi mu diaspora impamvu umushaka ari uko ashoboye yakora ibyo ariko nawe urashoboye iki se ngenzi ibyo udashoboye se babigushoboreye byashoboka sawa gireka izo renga njye ndakubajije ibyo udashoboye babigushoboreye byashoboye nta n'ibyo navuga aka kanya ngo ndashoboye kuko ataraza ngo ndebe ibyo nshoboye n'ibyo nadashoboye hari umugore hari agakuru kamwe kabayeho umugore yari yarabenzwe cyane hagigo iyo uvuze kubenga uvuze kubengwa ni like kukwanga we niwe wabengaga cyane ahubwo yarabenze nyine akajya yanga abasore bose bamuteresa baguhe karabero akajya yanga bako banakaguka agira gutya cyangwa mbigukorere oya nanjye ukakuzanira kukabushyira enough is enough okay no umugore arabenga cyane ageze aho ngaho abona umugabo akamubona ari muri ya myaka mikuru bageze mu rusengero barabyina bagera muri reception barabyina ati noneho urarongowe ati wahora niki ati ndabishima ingezemo niba ari impeta niba ari iki wumva uriya yarashatse kumenyesha iki wenda bari bataramwambika impeta yuko yarongowe nanjye najyaga mbitekereza ko simenye ibyo ari byo ni impeta tu nese ubundi warongorwa batarakwambika impeta kurongorwa ese ni izina rusange ni izina bwite n'ibiki ntabwo wavuga ngo uri mariye batarakwambika impeta ubu abatubyaye bose badafite izo mpeta ntabwo barongoye simbizi uko byagenze byabonye ndi kuvuga nyine barabaporopoza cyangwa se abajya mu nsengero ese iyo umuntu akubwiye ngo nagutera icyo utazi utabonye abakubwiye gute sinzi imigani tu njya numva bawusubiza ngo ni ubuto bwa so na nyoko ubuto bwa so na nyoko buriya se ikinyarwanda ariko nacyo hari ukuntu cyihariye buriya biba bishatse kuvuga iki simbizi nyine ubwo ni ubuto bwabo tu hari indirimbo Masamba yigeze kuririmba ivuga ngo ngo yigeze kuvuga ngo nakumereye imbuguyu bisobanuye iki nakumereye imbuguyu cyane n'ubwa mbere mbyumvishe Messi yaririmbye ngo rwagihuta ni igikoko kinini ariko ngo ntago kiryana mani iyo ndirimbo ni n'ubwa mbere ni ukuri nyumvishe sisikamu vugisha ukuri indirimbo ntayizi ni ukuri kw'Imana ngo ngiyo ukirebye ngo ubona gifite ubwuzu ubwo se ni ikihe gisimba ni intare ni intare nyine muri video haba hazi intare nyine muri video haba hazi intare hazi iki ariko araririmba akavuga ngo rwagihuta inyamaswa si kurya yiyenjejeho simbizi ariko nayirambye ngewe ntabwo irakurya inyamaswa rero yari icyo navuze hagisengera kuri guriti anyway reka dusoze Frega wakoze cyane mwakoze namwe n'ubutaha nitugutumira uzatwitabe ndahari ikihe kintu wabwira abakunzi ba Wisdom ndetse n'abantu bagukunda
icyo nabwira abakunzi ba Wisdom bakomeza abwire wishimye ariko nujya kurakara Wisdom TV show bayisapotinge bayereka urukundo sibyo ikindi nanjye banyiteho sanzu ugira kujya gucyo ukabakubita n'akantu tw'utubizo ngo ugira ke yubu ugira ke singira ke nagira umukunzi wamuburiye he usibye wowe kare wananiranye ntago nananiranye nyine wambonye ntago abanshaka nanjye umbonye nanjye ntago mbamushaka haka ngabwirwa benshi akumva beneyo agataho beneyo bumvishe abaye anyway reka tugushimire cyane reka tubashimire abakurikiye Wisdom TV Rwanda mutwemerere dusoreze hano ikiganiro cyacu naho ubutaha abatarakoze subscribe muyikore mukore share comment iyo commentinze buriya kuri YouTube ubuhaye amahirwe cano kugira ngo umuntu wese na YouTube nyine iyihereze ntuza igaragare cyane urumva ibiganiro babikunde bakore like bakore share bakore subscribe bajye kuri Frega TV show bajye ku Miringa TV show hose bakora ama subscribe n'ibiki byose ewana kugira ngo ibiganiro byacu n'ubutaha nejo wundi bikomeze kurebwa abakeneye hano gukorera amanama iki kurya kwiyakira neza hano wahanahasohokana na sheri nubona sheri hano bagiramo ibyumba urumva hano habamo ibyumba biri interested hano bagira ibintu byose habamo ibyumba nese ubona gushaka kuza hano mu kazi bikaba ngombwa ko bukwiriraho ukararamo hano yanjye mu rugo ni hafi wowe wa mundi none se uramutse uje ngo ariko ku bandi nyine bajye baza hano kuri Great so asante sana cyane my people mwakoze cyane nitwa Fred dusubira ubutaha